amazina ye yose bamwita Okinwande Oluwole Babatunde Soyinka. Yavutse ku itariki ya 13 Nyakanga, avuka mu mwaka w'1934, avukira aho yitwa Abeokuta muri Nigeria. Ati uyu ni umusaza ufite izina rikomeye cyane muri neza mwese mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Nk'ibisanzwe ngarutse n'amagambo y'ubwenge nk'uko mumaze kubimenyera muri benshi. Njye mwumva kuri mikoro nitwa Arsene Foxmaker. Uyu munsi dufite umugabo utangaje cyane wavuze amagambo y'ubwenge akomeye cyane wakwigiraho kandi ugakuramo isomo. Uyu nta wundi igihugu kugeza amagingo aya, uyu musaza aracyariho, afite imyaka 91 y'amavuko. Yamamajwe no kuba ari we munyafurika wa mbere watsindiye igihembo cya Nobel mu nyandiko mu mwaka w'1986. Uyu ikindi wamumenyaho nuko uyu ni umwanditsi, akaba umusizi ndetse akaba n'umuhanga mu by'indimi, n'umuhanga mu ndimi cyane. Urumva ko uyu ni umwanditsi ukomeye cyane ndetse akaba ari n'umuhanga mu bijyanye n'indimi. Uyu mugabo yavuze amagambo akomeye cyane, avuga amagambo y'ubwenge menshi akomeye wakwigiramo ugakora isomo. Uyu mugabo yaravuze ngo mu magambo yose uyu mugabo yavuze mu nyemeranya kuri iri jambo, uyu mugabo yaravuze ngo icyago gikomeye kuri demokarasi ni ukutagira uburenganzira bwo kunenga. Ati uyu mugabo we niko abitekereza rwose. Aranavuga ngo ibitabo n'ibikorwa byose byanditse bitera ubwoba abashaka guhisha ukuri. Ati niba ushaka guhisha ukuri koko ndakubwiza ukuri ko utagizigera ubona amahoro mu gihe hakibaho inyandiko ndetse n'ibindi bikorwa byose byanditse. Uyu mugabo kandi yanaravuze ngo umuntu aba yapfuye iyo acecetse mu gihe habaye akarengane. Ati igihe mugenzi wawe arengana, mu gihe mugenzi wawe ari mu karengane ugaceceka, icyo gihe rwose uba wapfuye kare, uba wamaze gupfa. Uyu mugabo kandi ari naho yigeze kuvuga ngo ubuzima bufite agaciro gusa iyo bubaye mu nyungu z'abaturage bose. Ati ibyo ukora, ibyo ukorera abandi, ati ibyo ukorera abantu bose muri rusange nibyo bituma ugira agaciro muri sosiyete, nibyo bituma uzagira agaciro mu bantu, agaciro kawe kagaragarira mu bintu ukora. Uyu mugabo kandi naravuze ngo uwihanganye kandi akagera kure niwe ugera ku byo abandi batabashije kugeraho. Ati igihe cyose wihanganye, ati igihe cyose ugeze kure ni wowe koko uba ugomba kugera ku byo abandi batabashije kugeraho. Ibi ngibi birajya gusa na wa mugani w'umunyarwanda wavuze ngo ibiryoshye biribwa n'uwihanganye. Ati igihe cyose koko ibiryoshye bizakugeraho mu gihe wihanganye, igihe wabashije gutsinda ukwihangana. Uyu mugabo kandi naravuze ngo umutima wumva ari ucecetse niwo ufungura amarembo y'amahoro. Ati vuga menshi, ati umva menshi ariko uvuge make. Ati kuko guceceka kwawe nibyo bituma ugira umutima, ukagira umutima utuje, ukagira amarembo, ugafungura amarembo y'amahoro. Uyu mugabo yavuze amagambo menshi y'ubwenge, gusa munyemere tuyakomereze kuri iri jambo. Uyu mugabo yaravuze ngo ingwe ntigaragaza ko ari ingwe, ahubwo ubugabo bwayo ibugaragariza mu bikorwa. Agaragaza ko ibikorwa ari byo bigaragaza uwo uri we, bitagaragazwa n'amagambo uri kutubwira. Amagambo yose wiri kubwira abantu, amagambo yose wirirwa uvuga ntabwo ari agaragaza wowe wanyawe, ahubwo wowe wanyawe ugaragazwa n'ibikorwa ukora. Uyu mugabo kandi mu magambo yose y'ubwenge yavuze mu nyemere nyasoreze kuri iri jambo, uyu mugabo yavuze amagambo menshi cyane. Nibidushobokera bitewe n'uko mwabyakiye murandika muri komenti, tuzabakorera ikindi gice cya kabiri cy'uyu mugabo cy'amagambo y'ubwenge. Uyu mugabo amagambo yavuze narimvuze ngo mu nyemere nyasoreze kuri iri jambo, yaravuze ngo umwanzi ukomeye w'ubwisanzure ni ubwoba. Agaragaza ko ubwoba bufungura inzira zose z'ibyishimo, zirabufunga rwose. Ati igihe ufite ubwoba nta na rimwe uzigera ukora ikintu cya nyacyo, nta na rimwe uteze kuzagera ku ntsinzi. Igihe ufite ubwoba ugomba gukora ibintu bidahwitse rwose. Ati ubwoba ni inzira ifunga, ati ni ikintu gifunga amarembo y'ibyishimo. Uyu yitwaga Okinwande Oluwole Babatunde Soyinka. Yavutse muri Nigeria, afite imyaka 91 magingo aya. Kugeza magingo aya ashesha akanguhe koko aracyariho, ni umusaza ushaje, afite imvi rwose. Uramubona nujya kuri Google ukandikamo Okinwande Oluwole Babatunde Soyinka urahita umubona rwose. Mwibutsa wowe utarakanda subscribe nawe wayikanze uzajya ukomeza kuguma aho ngaho kuri Mwato TV.
niba ari ubwa mbere wari wisanzuye kuri uyu murongo mugari wa Muhato TV, kanda subscribe, utange comment, igitekerezo aho ngaho rwose, utubwire niba twakora igice cya kabiri cy'amagambo y'ubwenge yavuzwe n'uyu mugabo, utubwire uko wabyakiriye, utubwire n'ijambo ry'ubwenge wakuyemo wumva koko ari ijambo rizima ryiza rirenze ayandi. Twabanaga namwe nitwa Arsene Foxmaker. Goodbye, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Amagambo y'ubwenge yo nakagaruka.